ishema ry'u Rwanda iharanira ukuri ubutwari no gusaranganya ibyiza by'u Rwanda. Ishema ry'u Rwanda rizaharanirwa n'abana babo, ribuze twishyire hamwe twese uko tungana, amoko yose abaritumwe, ntakibananira, duharanira amahoro n'amajyambere arambye, twibike ubumwe bw'Abanyarwanda, tugende dukenyeye ukuri, twiteye ubutware no gusaranganya, duharanire uburenganzira abana b'u Rwanda bose uko bangana, bataripfana ntituzateshuka, duharanire amahoro n'amajyambere arambye, twibike ubumwe bw'Abanyarwanda, tuvugishe ukuri, turangwe n'ukuri, duhorane ubutwari no gusaranganya, 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 tuvugishe ukuri, duhorane ubutwari no gusaranganya, tuvugishe ukuri, turangwe n'ukuri, 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 duhorane ubutwari no gusaranganya. abasuhuje bataripfana mwese muri hano muri iki kiganiro, turabasuhuje namwe bataripfana aho muri hose mutabashije kubana natwe ariko mukaba mudukurikiye. By'umwihariko dushuhuje abanyarwanda mwese mudukurikiye, mwaje kwifatanya natwe muri iki gihe cyo kwizihiza isabukuru rya demokarasi y'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyacu cyatubyaye. Kandi kuri uyu munsi turizihiza isabukuru y'ishyaka Ishema. Njyewe uvuga nitwa Virginie Nakure, nkaba ndi umusangiza w'amagambo. Dore uko gahunda ziraza gukurikirana. Valensi Maniragena aratugezaho amateka y'u Rwanda. Harakurikiraho Maître Venant Nkurunziza urategezaho amateka y'ishyaka Ishema. Aze gukurikirwa na Bwana Charles Gahunde uratugezaho umuco w'ubutaripfana. Nyuma ye
haraza gukurikiraho ijambo rya perezidante w'ishyaka Ishema Madamu Nadine Claire Kansingi. Nyuma y'ijambo rya perezidante turaza kwakira ibibazo n'ibitekerezo by'abaduteze amatwi cyangwa abaje kwifatanya natwe muri ibi biganiro. Ibibazo byanyu turabyakira. Ndaba ndi kumwe na Celestin Bimenyimana na Chaste Gahunde, turakira ibibazo byanyu. Murakoze rero, reka dukurikirane gahunda y'uyu munsi. Valence, ijambo ni iryawe. Urakoze Madame Virginie Nakure. Kuvuga ku mateka y'u Rwanda, amateka y'u Rwanda ni maremare, ntabwo umuntu yavuga yose, ariko ndavuga kuri uyu munsi gusa, tariki ya 28 Mutarama, itariki ngarukamwaka, aho twibuka demokarasi isesekara mu Rwanda. Impamvu twumva iyi tariki yitiriwe demokarasi ni ukubera kongere yabaye igitarama mwaka w'1961 igashiraho inzego z'ubutegetsi binyuze mu matora. Noneho niyo mpamvu iyi tariki nyine yahiswemo ikaba itariki ya demokarasi mu Rwanda. Byabaye tariki ya 28 Mutarama 1961. Uti byagenze bite rero? Mbere na mbere nakurutsa ko ikongere y'igitarama yari irimo abakonseye batowe mu matora yari yabaye mu mwaka w'1960. Amatora ya amashaka ari yemewe mu Rwanda yagizemo uruhare, ngo hari harimo amashaka Inari, Raderi, Aprosoma na MDR Parmehutu. Ayo matora yarabaye, abakonseye baratorwa mu makomini yose, kuko revolution imaze kuba muri 1961 azasushefu zimaze gukurwaho, hagiyeho amakomine n'amasegiteri batora abakonseye. Noneho bakonseye mu makomine bari barimo abakonseye bagatora ababurugumesitiri. Ibyo rero birangiye muri 1961 abo bose bari baratowe baza muri kongere igitarama. Iyo kongere ifata ibyemezo bikakaye byo gushiraho perezida w'agateganyo, byo gushiraho inama nshingamategeko y'agateganyo, no gushiraho n'urukiko rukuru rw'igihugu, urukiko rukuru rw'igihugu. Ibyo byose byabaye ku mugaragaro mu matora. Perezida icyo gihe yabaye watowe kuba perezida ni Dominico Mbonyumutwa, yari yamamaje hamwe na Gitera Yosefu. Bamaze kwemezwa bashiraho minisitiri w'intebe wabaye Kayibanda Gregory, washizeho guverinoma. Hanyuma abadepite nabo baratorwa, hatorwa icyo gihe batora Gitera yabaye umukuru w'inteko ishinga amategeko. Ibyo nashaka kugira ngo wenda nateguye kugira ngo ngeze ku bakunzi ba demokarasi mu Rwanda, ndagira ngo twibukiranye ko Musenyeri Aloys Kagame wari umwiru, yari umwe mu biru bakuru, yari umuntu wari ushyigikiye ubwami, ariko mu nyandiko yanditse mu kinyamakuru cya Kaminuza y'u Rwanda yasohotse mu kwezi kwa 3 muri 1978, yavuze ku jambo yari yaravuze muri 1971 ubwo bizihizaga umunsi w'umuco w'u Rwanda. Avuga ko ihinduka, mbese ishingwa rya Repubulika tariki ya 28 Mutarama 1961, ariko ni rya kane mu makona ane yari yashoboye kubona yabaye mu bitegekere y'u Rwanda, mbese mu mico y'ubutegetsi mu Rwanda. Iryo koni yavugaga ko hatari hashize igihe gihagije, numva hari hashize imyaka 17 ribaye, yavuga ko ritari ryakagaragara neza, ariko ko ryari koni rikakaye rikomeye, kubera ko ryakuyeho wa muco kugira ngo ubwoko bumwe bwumve ko ari bwo bufite ubutegetsi, ko ari bwo bufite impano yo gutegeka, yo kuyobora. Noneho hakaza nyine bikagaragara ko abaturage babinyujije mu matora bashobora gushyira ko umuyobozi bihitiyemo ubanogeye. Ubwo uretse we, hari umunyamateka uherutse kwitaba Imana muri uku kwezi kwa mbere, nawe yanditse mu gitabo yise Dominico Mbonyumutwa, perezida w'agateganyo,
perezida wa revolisiyo, we avuga nawe hari aho yandika agaragaza ukuntu ibintu byahindutse mbese mu myaka 10 yabanjirije ibyabaye muri 61, avuga ukuntu ababiligi mu by'ukuri bari bemeje ko bagomba kurera mbese gutegura abanyarwanda kwiga kugira ngo nyuma y'imyaka 10 mbese guhera muri 50 kugeza 62 u Rwanda rukaba rwahabwa ubwigenge, ariko icyo gihe abanyarwanda bakaba babonye amasomo ahagije kugira ngo bashobore kwiyoborera igihugu uko bishatse. Ubwo rero bari batangiye gushiraho 53 ibintu by'amatora. 53 hari amatora yo mu cyo bise inama nkuru y'igihugu, Conseil supérieur du pays, ariko icyo gihe amatora ntiyabaye nka kuriya nyine abaturage baje kwitorera, ahubwo byagiye bigiye kumera nka bya bindi ba muri Amerika aho bita abandi batora, donc abantu bakagenda bahitamo abatorera, ku buryo mu matora y'iyo nteko nkuru y'igihugu 97% bari abatutsi bari basanzwe bari muri yo mbese mu butegetsi. Ariko habaye ibintu byagaragaye nyine byo guhinduka 54, twakwibukiranya ko habaye ku buryo mbese mu rwego rw'igihugu byo bita mu gifaransa officiellement ko bakuyeho ubuhake, ariko barabusheshe, ariko mu by'ukuri ntabwo bivuga ko iyo babisheshwe bihita bihinduka, kuko umuco abantu baba baramenyereye, hari abamenyereye guhakirizwa, hari abamenyereye kugira gute, ibyahise birangirira. Ntabwo ni muri 54. Ubwo muri iyo myaka ya 50 mu Rwanda hazaga za komisiyo zivuye i Buruseli zije kureba uko mu Rwanda byifashe, uko abaturage bari kugenda bamenye bya demokarasi. Hari n'abavaga mu muryango w'abibumbye mu rwego rushinzwe ubukoroni, baje kureba uko ababiligi bari gukoroniza u Rwanda, uko bari kugenda bategura u Rwanda ku bwigenge. Mu mwaka w'1957 mu kwa mbere, abari bari mu nteko nkuru y'igihugu, ubwo ni ukuvuga abatware b'abatutsi, banditse ibaruwa izwi ku izina rya mise au point. Ubwo wenda yakwitwa mbese umuntu agenekereje yavuga ni icyitonderwa cyangwa gutanga umugabo. Ubwo bo ikintu basabaga cy'ingenzi, basabaga ko abategetsi cyangwa abakozi b'abanyarwanda baringanira mu mishahara kimwe n'abakozi b'ababiligi. Mbese ugasanga bo barifuzaga ko inyungu zabo nk'abantu bari bari mu butegetsi zakomeza kubaho zikaba kimwe n'iz'ababiligi babaga bari mu myanya imwe. Ubwo hari mu kwa mbere. Mu kwa kane, abahutu bajijutse basomye barimo ba Kayibanda, ba Munyangaju na ba Gitera, basohoye nabo inyandiko yitwa mbese yamenyekanye ku izina rya manifeste y'abahutu, ariko yari note sur l'aspect racial du problème sur l'aspect social du problème racial indigène. Ni ukuvuga ngo inyandiko ivuga ku buryo ikibazo cy'umuryango nyarwanda giteye cy'ivangura rishingiye ku moko byifashe mu Rwanda, icyo kibazo cyifashe. Iyo nyandiko irazwi, yasinywe n'abantu bagera kuri 11, barayisinya, nayo nyine igezwa kuri iyo komisiyo. Ubwo ni ukuvuga ko babandi bazaga bavuye muri ONU baje kureba uko ibintu byifashe nabo bayibonye. Iyo nyandiko igaragara kuri site ya ONU Public. Ubwo byagaragaraga ko hari nkasa nkaho hari amakimbirane, ariko muribuka ko muri za 57 haje gusohoka indi nyandiko y'abagaragu bakuru y'ubwami, bavuga ko abahutu n'abatutsi nta kintu basangiye, ntaho bahuriye, ko abahutu bagomba kuba abacakara b'abatutsi. Nyuma icyo kibazo cyari kwigwa mu nteko nkuru y'igihugu, ariko birangira nyine umwami Rudahigwa n'abafashe icyemezo cy'uko icyo kibazo kitariho, ahubwo yemeranya nyine n'inteko nkuru y'igihugu ko bagomba gukura ubwoko mu marangamuntu, mbese ikibazo bagatsitsiranya nticyamera nk'ikidahari. Ibyo wabigeranya n'ibyabaye wenda nka nyuma ya 1994, yakwibutsa ukuntu bakuyeho inyandiko bavuga ko nta moko ari mu Rwanda, bakandika ko nta bahutu n'abatutsi, ariko kugeza ubu twese tuzi ko abari ku butegetsi bagenda bafata cya kinyoma bahekesheje urusyo ababo bakuyeho, bati hari jenoside yakorewe abatutsi,
ukibaza aho abatutsi bavuye, nibo abantu bemeza ko abatutsi n'abahutu n'abatwa batabaho. Muri make ubwo byarakomeje, hanyuma nyine haza kuba revolution muri 59 natinze. Iyo revolution ya 59 mu by'ukuri yarangiye, isa nkaho yarangiye kuri uyu munsi nyine twizihizaho demokarasi, igihe Mbonyumutwa yabaye perezida w'igihugu. Ubwo n'abatindiye nagarukiraho, ni ukugira gusa ngo wenda twibukiranye ibyo bintu bikomeye. Tariki ya 28 ntabwo yagwiriye abanyarwanda, yaje iturutse muri ayo matora yari yarateganyijwe yabaye 61 mu ivugurura ry'ubutegetsi mu Rwanda. Za komine zagiyeho zigasimbura za shefori, za segiteri zikajaho zigasimbura za sushefori, noneho abantu batowe kuyobora za segiteri, abakonseye bo bagatora, abakonseye nibo bagiye batora ba burugumesitiri muri komine zabo. Noneho abo bantu baje Gitarama bemeza ko u Rwanda rubaye repubulika. Nicyo cyemezo nyamukuru, ko nta muntu ugomba kuyobora u Rwanda kubera ko se yaruyoboye akarumusigira nk'umurage, ko abantu bagomba gutora ubayobora. Nicyo kintu numva cy'ingenzi twizihiza uyu munsi, ko demokarasi, ubutegetsi abanyarwanda bitoreye bakitorera abayobozi, nuko nyine nibwo iyo tariki yo kabaho yagize. Ndagira ngo mbashimire, nere gukomeza gutinda, ndumva iby'ingenzi nabivuze, ibyo nari nateganyije kuvuga. Murakoze. Murakoze Bwana Valens kutugezaho amateka y'igihugu cyacu, amateka y'indashyikirwa kandi agomba guhora azirikanwa ibihe byose. Murakoze cyane. Hakurikiyeho Maître Venant ugiye kutugezaho amateka y'ishyaka Ishema. Ijambo ni ryawe. Urakoze cyane nyakubahwa Virginie umpaye ijambo. Ndabanza nshimire Valens umbanjirije ku mateka meza yaranze Repubulika na demokarasi mu gihugu cyacu, kandi nsuhuze n'abanyarwanda muri rusange abadukurikiye, n'abandi bose bashishikajwe n'impinduka ndetse no guharanira Repubulika na demokarasi mu gihugu cyacu. Kandi nshimira muri rusange n'abataripfana bose aho bari, ndetse mbifuriza n'isabukuru nziza y'imyaka 13 iri shyaka ryacu Ishema rimaze rishinzwe, ndetse mbifuriza n'isabukuru ya Repubulika ndetse no guharanira demokarasi. Nk'uko tubyumvishije mu mateka, RPF ntihwema gushaka kudusubiza muri ibyo bihe, muri ayo mateka. Murakoze rero mwese. Nanjye mwansabye kuvuga ku mateka y'ishyaka Ishema. Mu by'ukuri umaze kumva ayo mateka n'ubundi ntabwo wajya kure, kuko izi ni ingaruka, cyangwa aya mateka yacu ni ingaruka n'ubundi y'ayo mateka y'abasogokuruza bacu. Kuko iyo bitabaho ngo bace ubwami, bace gihake, tugire repubulika, ntabwo tuba turimo tuvuga ibi by'amashyaka. Tuba turi abagaragu badatekereza na rimwe uko ikindi gihugu, uko ubundi buryo igihugu cyayoborwamo, uretse kwemera uburyo bari baragennye bwo gukandamiza igice kimwe cya bene igihugu. Ntagiye kure rero kuko dufite muduhaye iminota mike, reka mpite njya uko icyo gihe cyari kimeze, wenda dushaka gutangiza ishyaka Ishema. Ndabyibuka buri wese yari yihugiyeho, by'umwihariko mu bantu bagiye bashakana. Mbibutse ko usanga ari abantu barenga nk'170 ukurikije uko twari twagiye dushakana mu bihugu bigiye binyuranye. Ariko twemeranya ko dukwiye kugira icyo dukora, ko buri wese adakwiye gukomeza kwihugiraho. Hari abandikaga muri za Roprofete, hari abandikaga muri za Veritas, hari aba social media zari zaratangiye, hari abirirwaga ku mbuga nkoranyambaga barwana urugamba uko babishoboye. Nguko uko rero abantu baje kugenda bashakana,
ab'ikubitiro baravuga bati nyamara dushake n'abandi bagenzi bacu, aribwo twese wasangaga tuyingayinga nk'umubare w'abantu 170. Nuko tugira igitekerezo rero cyo kuzahura kugira ngo dushinge ishyaka Ishema. Icyo gihe ryari ritaraba ishyaka Ishema birumvikana, ariko kuko twari abantu tuvuga tuti hakeneye impinduka, byagombaga gukorwa binyuze mu mashyaka, kandi amashyaka aharanira ubutegetsi. Cyakora mbabwiyeho mu magambo make nuko ntabwo byakunze nyine ko abo bantu 170 bose mubabona bari biyemeje ko baba lideri, ntabwo byakunze. Ariko nanone ntabwo byasubitse umugambi, kuko kuwa 27 abantu bagera muri 50 babashije bo guhura, bajya impaka bareba icyakorwa, kuko banzura ko ishyaka Ishema rikwiye gushingwa. Noneho ku itariki ya 28 z'ukwa mbere mu 2013 nibwo abataripfana batangaje ko havutse ishyaka bita Ishema ry'u Rwanda, ku mpamvu muri bwumve. Yenda muri iryo joro umuntu yababwiraho muri makeya nuko ntabwo ari ibintu byari byoroshye. Ubu tubivuga ababyumva bagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko icyo gihe byasaga no gusenyera urupfu kwiyemeza kuza kujya ku karubanda kugiye mu mutwe wa politiki mu ishyaka riharanira gusimbura irya RPF. Muri icyo gihe FPR yari imaze igihe yica abantu bashaka kugerageza kutavuga rumwe nayo. Yari yaratangiye gutera ubwoba, ndetse byari byaramaze kugaragara ko ishaka ko nta wundi mutwe wa politiki ushobora kuvuka, cyangwa se umuntu ku giti cye waharanira ubutegetsi. Kwiyemeza rero kugaragara mu by'ukuri byari ubutwari, ariko nanone ari no gusinyira ko nyine wiyemeje guhangana n'iyo myitwarire ya RPF. Ishyaka ryarashinzwe, ariko abari bateraniye aho basuzuma ikintu gikomeye: uburyo twasezerera burundu ubutegetsi bwa RPF. Basuzuma inzira, ntagiye mu nzira zose twasuzumye, banzura ko dukwiye kubikora mu nzira y'amahoro kugira ngo tugaragaze ikinyuranyo, kandi twasangaga ko abanyarwanda basonzeye ayo mahoro. Ikindi gikomeye cyane, twiyemeje gusuzuma aho ubutegetsi bwa RPF bwubakiye. Dusanga bwubakiye ku kinyoma, ku iterabwoba, no kwikubira ibyiza byose by'igihugu. Abataripfana bari aho baravuga bati nta bundi buryo twakora kugira ngo rero dusenye ubu butegetsi bwica kandi bukambura abenegihugu ibyakabatunze, ni ugusenya n'ubundi aho hantu bwubakiye. Nibwo twayihaga intego rumuri 3 zikomeye na n'ubu tukigenderaho, arizo ukuri, ubutwari no gusaranganya ibyiza byose by'igihugu. Twihaye ukuri nyine kugira ngo dusenye cya kinyoma FPR yari yarakoresheje, igikoresha na n'ubu, kugira ngo yikubire ubutegetsi. Twagombaga guca ahantu hose, kandi twanabigezeho, dusenya ibyo binyoma, tuvuga ukuri, tuvuga amateka, tuvuga n'uburyo FPR yagoretse inzira yaciyemo ifata ubutegetsi, kuko yarabeshye cyane. Yenda sibyo byanzinduye, ariko yarabeshye ifata ubutegetsi mu kinyoma,
kandi ibugumana mu kinyoma. Ibyo rero twaciye ahantu hose muri diporomasi, ndashimira abatari pfana bagenzi banjye ko icyo twakigezeho, ko ukuri twabashije kugukwirakwiza haba muri diporomasi haba no mu byo twakoraga byose. Twari twarayise revolisiyo y'ikaramu, yaratsinze, yageze ku musaruro. Ikindi bwari ubutwari. Hari abantu bavuga bati ese aba bantu barihaye intego y'ubutwari gute? Iyo ni intego ko ari ibintu bivumburwa kuko abantu bagize igikorwa. Nibyo, ariko uko FPR yari iteye, ndetse navuga ko imaze no gucika intege, niba abantu baricaga, hasabwaga abantu bafite ubwo butwari byanze bikunze. Mu kubudefinisa tukavuga ko umulideri akwiye kwigaragaza, akaba yiteguye no kujya guhangana na FPR kuko ryari ishyaka rivutse rigamije kwerekeza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, igihugu gakondo. Abo bantu rero mw'iryo joro barabonetse, aribo twise abantu 8 ujya inama uharanira kuba kuruta rya jana rirasana. Ubwo twacaga umugani twerekeza kuri RPF. Icyo ni ikintu nongera gushimira by'umwihariko izo ntwari zose zagiye zigira uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu guharanira impinduka kugeza kuri uyu munota, ndetse n'abandi bose baje kuza kudufata, baje kuza tugafatana urunana tukarwana uru rugamba. Hagati aho muzi ko ishyaka Ishema ryagiye rigira n'inzitizi nyinshi, ndetse bamwe bakanananirwa, bamwe bakanigendera, bakarivamo, ariko twebwe tuzi yuko niko urugamba rurwana, twari twarabyiteguye, ndetse tuniteze ko bazagaruka tugakomeza, kuko niko urugamba ubundi rugenda. Ndetse hari n'abavuga bati urugiye kera ruhinyuza intwari. Ibyo urumva ko nta muntu waciraho urubanza ngo byamugendekeye gutya. Icya gatatu kwari ugusaranganya ibyiza byose by'igihugu, ibisimba itindaho, kuko ni nk'agaseke, dore ko ako gaseke kari no mu birango byacu, karanga icyo tuzakorera abanyarwanda. Ni ukuvuga iyi ntego yo ni ikintu duhishiye abanyarwanda igihe twaba tubonye ubutegetsi, twaba tugiriwe amahirwe yo kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Kuko FPR yakizambije yikubira ibyiza byose by'igihugu, twe tuvuga ko byanze bikunze bigomba gusubira mu maboko y'abenegihugu, tukabisangira uko bingana, twese uko tungana. Ntizimbye rero mu magambo, amateka y'ishyaka ni maremare, sinayavuga uyu munsi ngo nyarangize, ariko hariho ibintu nanone ntasohoza ntavuze. Nuko rya shyaka ryari ryavutse, ndetse icyo nakwibutsa ni uko ryari ishyaka ryatangijwe n'abantu bakiri abajene cyane, biyitaga nouvelle generation, bagiye kuzana impinduka nk'ibyo twakwita genes uyu munsi muri terime bihaye. Mu by'ukuri bivuga nouvelle generation cyangwa last generation. Abo bantu ni uko uyu munsi baje kuza kuvamo abapolitisiye bashikamye, dore turi kwizihiza isabukuru y'imyaka 13 turi ku rugamba. Si ukuvuga ko twishimira ko tukiri ku rugamba gusa, nuko n'umusaruro warabonetse, kuko tuvugishije ukuri, iyo mutaza kuza kuboneka ngo mururwane, ntabwo tuba tugeze, ntabwo abanyarwanda baba bafite icyizere cy'uko hazaba n'impinduka ejo cyangwa ejo bundi. Icyo ni ikintu cyo kwishimira. Niyo mpamvu y'iyi sabukuru y'imyaka 13 ishyaka Ishema rimaze rishinzwe. Ndetse iryo shyaka abarigize baje koko kugaragaza, gushyira mu bikorwa izo ntego bari bihaye, bafata umwanzuro wo kwerekeza ishyaka Ishema mu Rwanda. Baravuga bati tukwiye kujya gukorera mu Rwanda.
tujyayo bwa mbere hari ku itariki ya 23 z'ukwa 11 mu 2016, ariko ba bantu bari barigize abicanyi, bari barigize ko ari abantu bashoboye, bagize ubwoba barasuhererwa, bagaragaza ubugwari budasanzwe, bakumira abataripfana bari berekeje i Kigali. Nuko badukumirira njye na bagenzi banjye, harimo nyakubahwa uri hano, madamu Nadine Claire Kansinge, njye twahuriye i Nairobi. Nayo ni amateka ntasimbuka, ahari nubwo ari maremare, ariko nkimukubita amaso si ukubabeshya, nagiye kumva numva urumeza, ndavuga ati rwa rugamba ntabwo rworoshye. Mbona umubyeyi uhetse umwana, ndavuga nti nyamara bya bintu sinari narabishyize ku rwego mbibonyemo, numvaga ari ibintu byoroshye, nza gusanga ni ibintu bindenze, birenze ubwenge bwanjye. Mvugishije ukuri mu marangamutima yanjye, nk'umugabo sinarize, ariko amarira yanzenze mu maso yo kumva neza noneho ikintu turimo tugiyemo. Ndetse uwandebye abanadine cyangwa padiri twari kumwe, barabibonye, ndahamya si abana babonye ko ngiye kurira, kuko ndabyibuka nka padiri yaravuze ati komera komera kijyana, komera ntugire ikibazo. Bivuga ko ubwo yenda yari yabibonye aribyo yavugaga. Ibyo bigwariro bimaze kudukumira twebwe nk'abantu bari bariyemeje, ntabwo byagarukiyeho, twahise tujya mu myigaragambyo, twiyicisha inzara, dushaka ko bafungura amarembo tugataha. Dutangira kuganira na za ambasaderi n'abahagarariye amambasade y'ibihugu byadushyigikiraga, twari twarakozemo diplomasi ihagije, harimo Ubufaransa, Ubwongereza na Tanzania ndetse n'u Burundi, ndetse tuvugana n'imiryango inyuranye irimo Commonwealth ndetse na Union Européenne, tubabwira akarengane dukorewe. Ntekereza ko byahise bishyiraho presiyo i Kigali, nuko Paul Kagame ababyibuka barabyibuka, abatabyibuka ndi kubibibutsa, atangaza ku mugaragaro ko nta muntu waduhagaritse, ko ahubwo tuze niba koko tubishaka. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere 2017 turongera twerekeza i Kigali, ariko ubugwari buranga. Donc ba bantu tuvumbura ko ari ibigwari, tuvumbura ko ari abantu batinya demokarasi, batinya ukuri, batinya za ntwaro twari twarashyize imbere z'amahoro. Twisubirira inyuma, dukomeza ibikorwa by'ishyaka, ndetse murabyibuka ko twongeye no gushaka n'ubundi gusubirayo mu 2023, ariko bigasubikwa ku mpamvu noneho za diplomasi. Ibihugu twari tumaze kugenderera mu Rwanda bari mu bintu bisa n'intambara na Congo, ndetse amakuru twabonye, ntabwo twicuza rwose impamvu twafashe uwo mwanzuro, kuko yari ay'ukuri kandi yatugiriye umumaro. Ku mpamvu rero za demokarasi turavuga tuti nta mpamvu yo kwirirwa tugenda ubwo bimeze gutyo. Ni ibanga bari batwibiye, twikomereza ibikorwa by'ishyaka n'amagingo aya. Ikiza rero tukaba twiteguye byanze bikunze, tutarava ku izima, ko tugomba gusimbuza buriya butegetsi, ubutegetsi bw'amahoro, ubutegetsi bukorera rubanda, kandi ubutegetsi buha ishema, butera ishema abenegihugu. Yenda navuga byinshi, ariko reka ngarukira aha, ahubwo nifurize abanyarwanda umunsi mwiza, bifuriza isabukuru nziza.
kandi mbabwire nti harakabaho abanyarwanda baharanira ishema ryabo, harakabaho abataripfana. Murakoze cyane. Shasi ndabona Virginia ashobora kuba agize ikibazo ariko numva ariwe wari gukurikiraho. yewe arakoze cyane, reka mbanze mbashimire mwese, nshimire mwese mwitabiriye ibi birori, mu by'ukuri ibirori by'impurirane, ibirori by'impurirane byo kwizihiza isabukuru ebyiri zikomeye, zihurira ku munsi umwe, ndetse isabukuru imwe mu by'ukuri ivuka mu yindi. Turibuka muri uyu mwaka, turibuka imyaka 65 demokarasi ishinze ibirenge mu Rwanda. Turibuka kandi n'imyaka 13 umuco w'ubutaripfana winjijwe mu mitekerereze y'Abanyarwanda. Maze rero njye bampaye iminota 10 kugira ngo mvuge ku bijyanye n'umuco w'ubutaripfana. Umuco w'ubutaripfana, sinzi niba Virginia arabasha kuboneka hafi kugira ngo aze kunyibutsa, ariko ndagira ngo mvuge kuri ibi by'umuco w'ubutaripfana. Abantu benshi cyane bakunze kuvuga bati abataripfana, ibyo biramenyerewe, abataripfana n'abarwanashyaka b'ishyaka Ishema. Ariko hakaba n'abandi bantu nawe umuntu yakumva ashaka kuvuga iri muniga, akavuga ati nanjye ntawamfukirana, ati nanjye ndi umutaripfana. Ni ukuvuga ko rero uwo ari we wese ashobora kuba umutaripfana nk'uko abyifuza ku rugero rwe, ariko mu ishyaka Ishema, abarwanashyaka b'ishyaka Ishema bitwa abataripfana. Ni ukuvuga n'abataripfana b'ishyaka Ishema ry'u Rwanda. Hari abandi bantu nabo bashobora kuba bataripfana ariko batari mu ishyaka Ishema. Ni ukuvuga ko umurwanashyaka w'ishyaka Ishema wese aba ari umutaripfana w'ishyaka Ishema. Kugira ngo tuganire rero ku muco w'ubutaripfana nuko byaje, twasanze nyine hari bimwe Venanti yavugaga mu kanya, avuga ati tumaze gukora ubusesenguzi tukareba ubutegetsi uko buteye, nibwo twabonye yuko byanze bikunze hari ibyo tugomba gukora. Kugira ngo ibyo tugomba gukora harimo kugira ubutwari bwo guhangara kiriya gitugu, kuko n'ubutegetsi bushingiye ku gitugu, bushingiye ku gusahura ibyiza bya bene gihugu, bushingiye ku iterabwoba. Ibyo twari twabibonye, twiyemeza rero gushirika ubwoba kugira ngo nyine tubashe guhangana n'icyo gitugu. Naho ngaho rero ubwoba bwacu bwagomba gushirira cyane cyane mu ijambo, kuvuga ijambo. Ubutaripfana murumvamo inshinga gupfa ni fenomene cyangwa se ni ikintu kiba ku bantu bose, ndetse no ku zindi nyamaswa zose, ndetse n'ibindi bintu byose bigira igihe cyabyo cyo kubaho no kurangiza ubuzima. Ariko hari ugupfa bibaye nk'uko umuntu asaza, akabaho agasaza nyine umubiri ukagera ukananirwa akava mu mubiri. Ariko hari no gupfa wishwe cyangwa se ubujijwe ubuzima bwawe, uvukijwe ubuzima bwawe. Ahangaha rero niho twahereye dutekereza, turavuga tuti hari abantu bicwa kubera ko bavuze ijambo. Bityo kubera ko ubutegetsi bushingiye ku iterabwoba bubabwira ko buzabica, maze bagatinya gupfa, bityo bakanga kuvuga, bakavuga ati reka niye kuvuga batanyica. Turavuga tuti rero kugira ngo ibintu tubihangare, kugira ngo abantu babashe kubihangara, cyangwa se dutoze abanyarwanda gutangira kuvuga icyo batekereza, icyo bari ku mutima, ni ngombwa ko baba biteguye no kuba babipfira. Ni ukuvuga ngo niba bagomba no gupfa, ubanza urivuge. Iyo ri ivuga abataripfana, iyo ri ni ijambo mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo ijambo ubona rikwiye rya ngombwa ugomba kurivuga. Niba ari na ngombwa kupfa, ugapfa ariko utaripfanye, mu by'ukuri ukaripfira, ukarivuga. Washaka ugapfa ariko ugasiga uvuze icyo ugomba kuvuga. Ntabwo ari ibintu byoroshye, murumva ko ari inshingano ikomeye cyane. Hari igihe nyine abantu bapfa kubyivugira gutyo gusa ngo ngende umutaripfana, ariko wamubaza ibintu ugasanga ari icicike, cyangwa se ahindutse inkoma amashyi. Oya, nta mutaripfana rero ugomba kubaho akoma amashyi, kuko nicyo turwanira nyine, nicyo duharanira, ni ukuba abataripfana. Kugira ngo mubyumve neza tutagiye mu magambo menshi, ndagira ngo mbasangize ingingo ebyiri
riri mu mategeko, mu itegeko ryacu, ingingo ebyiri ziri mu mategeko, mu itegeko ngengamikorere y'ishyaka Ishema rivuga ku muco w'ubutaripfana. Hanyuma nindangiza ndaza kubabwira urugendo rw'ubutaripfana uko turukora, ndetse nuko tumenya duha cyangwa se dutera inkunga cyangwa se tugerageza kumenya abandi nabo babaye urugero rw'ubutaripfana. Izo ngingo ni ingingo ya 4 n'iya 5 mu mutwe wa 2 w'itegeko ngengamikorere y'ishyaka Ishema. Ingingo ya 4, umutwe wa 2 uvuga ku myitwarire y'abayoboke. Ingingo ya 4 iravuga ngo hatirengagijwe ibiteganywa mu ngingo ya 16 na 17 z'itegeko shingiro ry'ishyaka Ishema, umuyoboke wese w'ishyaka Ishema agomba: icya mbere, kurangwa n'ubumuntu, ubupfura n'ubutaripfana. Agomba kuba inyangamugayo. Agomba kuba intangarugero mu mirimo y'ishyaka no hanze yaryo. Agomba gutanga umusanzu w'ishyaka mu gihe gikwiye. Agomba kwita ku nyungu rusange. Agomba kurangwa n'ukuri n'ubutwari. Agomba kugira ibanga. Agomba kwitabira inama kandi ku gihe. Agomba kwihangana no kwihanganira ibitekerezo by'abandi binyuranye n'ibye. Agomba kutaba nyamwigendaho. Agomba gushishoza mbere yo gufata ibyemezo. Agomba kureba no gushyira imbere inyungu rusange mbere yo gufata icyemezo. Agomba gukorera mu mucyo, kandi agomba kurangiza neza inshingano ahawe no gukora ikindi cyose cyateza imbere ishyaka. Ibyo ni ibyo asabwa. Ntabwo ari ibintu byoroshye, ko ari ibintu bikomeye cyane: kuba inyangamugayo, kutaba nyamwigendaho, gushishoza, kurangwa n'ukuri cyane cyane ry'abantu usanga bari kwivugira utuntu tw'utunyoma cyangwa ibinyoma binakakaye, birengagije ko ibintu nyine byo bisabwa abataripfana ko bagomba kurangwa n'ukuri. Cyangwa se ugasanga yirengagije nk'ubwo butwari, yagera imbere ya situation iyi n'iyi ukabona atangiye guca ku ruhande cyangwa se kwanga kugira ibyo atoneka. Naho mu ngingo ya 5 rero, yo iratubwira ibyo umutaripfana agomba kwirinda. Umuyoboke wese w'ishyaka Ishema agomba kwirinda ibi bikurikira: icya mbere, agomba kwirinda kwigira intagoreka. Icya kabiri, agomba kwirinda kwiyitiranya n'umwanya ashinzwe mu ishyaka, akihesha uburenganzira adakwiye cyangwa akabwambura undi ubukwiye. Icya gatatu, agomba kutita no kutarangiza inshingano yashinzwe mu ishyaka cyangwa mu yindi mirimo ahagarariyemo ishyaka. Agomba kwirinda igitugu n'iterabwoba. Agomba kwirinda ubusinzi no kuba akaryamyenda. Agomba kwirinda urugomo no kurwana. Agomba kwirinda ububeshyi, ubuhemu no gukorera mu bwiru. Agomba kwirinda kwiyandarika. Agomba kwirinda kwakira no gutanga ruswa. Agomba kwirinda iyezandonke no kwigwizaho imitungo. Agomba gusesagura no gucunga nabi umutungo w'ishyaka cyangwa se ibya rubanda. Agomba kwirinda kugambana cyangwa ibindi bikorwa bigamije gusenya ishyaka. Agomba kwirinda ibikorwa cyangwa imvugo bikurura ivangura n'amacakubiri mu bayoboke n'abanyarwanda muri rusange. Agomba kwirinda gutandukira amahame, intego n'imigambi by'ishyaka Ishema. Agomba kwirinda amagambo n'ibikorwa bigamije gusebanya no guharabikana. Agomba kwirinda amagambo n'ibikorwa bigamije itoteza n'itesha agaciro. Umutaripfana kandi agomba kwirinda kubangamira imirimo, imikorere n'imigendekere myiza by'ishyaka. Umutaripfana agomba kwirinda kumena ibanga ry'umurimo ashinzwe cyangwa yarashinzwe mu ishyaka cyangwa se mu yindi mirimo yose yaba ahagarariyemo ishyaka. Agomba kwirinda kandi n'ikindi cyose cyagayisha ishyaka Ishema. Duhereye kuri iryo tegeko tugenderaho n'ishyaka Ishema, abataripfana bagenderaho, murumva ko ari ibintu bikomeye. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni nayo mpamvu mbere yuko tujya kwakira umuntu kugira ngo yinjire mu ishyaka, turaza tukamuha inyandiko enye
zibanze abanza gusoma kugira ngo yumve niba ibyo bintu azabishobora. Izo nyandiko, hari inyandiko ya mbere ivuga ngo umunani ujya inama uruta ijana rirasana. Maître Vena yabaye nk'ubibabwira mu kanya, umunani ujya inama uruta ijana rirasana. Iyo ni inyandiko ya mbere. Tumuha kandi inyandiko y'iteganyabikorwa yerekana ibyo tuzakora, akayisoma akabanza kumva niba ibyo bintu kuko bijyanye n'ibyo yemera. Tukamuha n'inyandiko ivuga kuri demokarasi y'impanga. Demokarasi y'impanga ni umushinga ishyaka Ishema ryashyize imbere, ni demokarasi iteganya uburyo ki abahutu n'abatutsi bagomba kubana muri kiriya gihugu cyacu. Hanyuma indi nyandiko mvuze eshatu, yego. Indi nyandiko ni ukumuha inyandiko ijyanye no gusobanura ibimenyetso dukoresha, amabendera, ikashe, nari amabara, icyo bisobanura. Ibyo nabyo akabanza akabimenya. Yamaze kubimenya akumva rwose adategwa, nibwo yegera abamuzi cyangwa se abasanzwe mu ishyaka, hanyuma nawe akaba yatera intambwe akinjira muri urwo rugendo rw'abataripfana. Urugendo rw'ubutaripfana rero ntabwo rworoshye. Ni nayo mpamvu mujya mubona rimwe na rimwe nyine abantu bibananira bakigendera, kubera ko niba bakubwira bati umuntu agomba kwirinda kubeshya, wowe ukumva wowe kwirinda kubeshya utabishobora. Menya hari aho navuze simvuge kwirinda, mumbabarire, ariko ibyo mvuze byose hariya ni ukwirinda. Kwirinda kuba bakaryamyenda, kwirinda kubeshya, kwirinda. Niba rero umuntu ashaka gukomeza cyangwa ashaka kubeshya kandi azi neza ko amategeko y'ishyaka amubuza kubeshya, urumva ko uwo muntu nyine aba yatangiye guca ukubiri n'ubutaripfana. Niba se umuntu atangiye gukoresha nabi bya rubanda cyangwa se iby'ishyaka bicunga nabi, mwabyumvise ko nyine atari ibintu. Niba umuntu abaye karyamyenda cyangwa se akaba umusinzi cyangwa se akitwara nabi akiyandarika, murumva neza ko umuco w'ubutaripfana uba wamunaniye. Mu rwego rwo kugira ngo dutoze abanyarwanda cyangwa se dufashe abakiri batoya kwitoza izi ndangagaciro z'ubutaripfana, dore ko twabonye ko ari ikintu kitoroshye, twashyizeho gahunda yo kuzirikana cyangwa se guha imidari abantu tubona bakoze ibikorwa by'ubutaripfana, maze tugasaba ko urubyiruko rubafataho urugero. Urubyiruko atari urubyiruko gusa, ariko n'abandi bantu muri rusange. Maze rero guhera mu mwaka wa 2018 nibura buri myaka 3 dukora urwo rugendo rwo kugira ngo turebe muri sosiyete y'u Rwanda cyangwa se mu muryango nyarwanda, turebe abantu bagize uruhare rukomeye mu guteza imbere ubutaripfana, maze tukabagenera umudari twita urugero rw'ubutaripfana. Hari abo tugenera intwari za rubanda, ndetse mu mwaka wa 2023 ubwo twizihizaga ku nshuro ya mbere isabukuru y'imyaka 10, no kuvuga ngo twari tumaze imyaka 10, no kuvuga 10 rya mbere twari tumaze nk'ishyaka Ishema, twashyizeho n'urundi rugero twise abayobozi b'imitekerereze. Ubigerekereje mu kinyarwanda, ariko ubundi mu gifaransa twabyise les philosophes des lumières. Ni nk'abantu bayobora abandi banyuze mu bitekerezo, ariko bakerekana urumuri muri sosiyete. Mu mwaka wa 2018 dore abo twageneye urugero rw'ubutaripfana. Abahawe ishimo nk'ababaye urugero rw'ubutaripfana mu mwaka wa 2018 hari barimo ibice bibiri. Hari harimo abanyapolitiki, ariko hari harimo n'abandi bantu basanzwe bakora nko muri societe civile cyangwa se ku giti cyabo. Abari muri societe civile icyo gihe mu mwaka wa 2018 abahawe urwo rugero rw'ubutaripfana ni Mihigo Kizito, Bwana Matata Yosefu na Bwana Musengimana Simeon. Musengimana Simeon muramwibuka kuri radio Ijwi rya Rubanda, muzi umusanzu yatanze cyane. Bwana Matata Yosefu muramuzi mu rugero rw'ubutaripfana, ngira ngo niwe muntu nawe ubisaziyemo ubirambyemo cyane. Kizito Mihigo twamaye urugero rw'ubutaripfana kubera gutinyuka kuririmba, agira ati urupfu niyo kintu kiduhuza n'Imana, ati kandi nabishi abanyarwanda bose barareshya, bose nabo n'abantu n'abatarazize jenoside yakorewe abatutsi. Mu rwego rw'abanyapolitiki abo twabonye bakwiye muri icyo gihe bari bakwiye urugero rw'ubutaripfana
ni madamu Ingabire Victoire, bwana Deogratias Mushayidi, Maître Bernard Ntaganda na Diane Shima Rwigara. Aba nabo twaritegereje muri icyo gihe tureba uburyo ki bahagurutse bagahangana na FPR, bakavuga ijwi ryabo, bakazamura ijwi ryabo badatinya gupfa, dore ko ndetse benshi bagiye murabona ko bagiye banabizira, bose barafunzwe babifungiwe. Aba bose turareba tugasanga umuryango nyarwanda ukwiye kugira icyo wabigiraho, kwanga kunigana ijambo, ahubwo bakaba bavuga bati ntabwo twaripfana kabone nubwo twabizira nyine. Mu mwaka wa 2021 ishyaka Ishema ry'u Rwanda nabwo ryagennye abandi bantu bahaye ibyo bihembo cyangwa se kubazirikana mu rwego rw'ibyo bakoreye rubanda. Muri urwo rwego mu mwaka wa 2021 ntago batanze umudari w'urugero rw'ubutaripfana, mbabarire gatoya, ntago batanze umudari w'urugero rw'ubutaripfana gusa, ahubwo hiyongeyeho n'umudari noneho w'intwari za rubanda. Mu gice cy'urugero rw'ubutaripfana hagaragayemo bwana Niyonsenga Dieudonné alias Cyuma Hassan, hagaragayemo bwana Karasira Aimable, hagaragayemo abaturage bari batuye ahitwa Banyahe, hagaragayemo ishyirahamwe RSP Info, hagaragaramo bwana Nkusi Yosefu, hagaragara kandi na madamu Judy Reva. Aba bantu bose ko ari batandatu, ngira ngo niyo mwarakurikiye politiki y'u Rwanda mugakurikira mu Rwanda, mwabonye ko bagize uruhare rukomeye cyane mu kuzamura ijwi ryabo kandi badatinya ko bashobora kubizira. Hanyuma ku rwego rw'intwari za rubanda, ahangaha ho mu mwaka wa 2021 nubwo turi kuvuga umuco w'ubutaripfana, ariko ntawabura no kubabwira ibi byose biri ku rubuga rw'ishyaka mwazabisoma, ariko nibura hashyizweho n'icyiciro cy'intwari za rubanda, aho Major Rwenderi Ildefonsi, General Nsabimana Deogratias na General Kabirigi Gratien bashyizwe nabo mu rugero rw'intwari za rubanda. Urugendo rw'ubutaripfana rero rurakomeje, ntago ari akantu ukora none ngo uvuge uti nanogeje ndarangije cyangwa se nageze iyonjya. Birakomeza kandi nk'uko twabibonye koko hari abantu bashobora umuntu ashobora gutatira igihango cyangwa se akagera mu nzira bikaba byamunanira. Maze rero reka mpagarikira ahangaha, murumva umuco w'ubutaripfana aho tukomora, murumva intego twihaye itoroshye, mu by'ukuri zitoroshye, na cyane cyane yuko moka mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ukaba ushaka kuvugisha ukuri. Murabizi neza ko atari ikintu cyoroshye. Abashakashatsi benshi bagenda bemeza ko mu Rwanda habaho umuco wo kubeshya. Hari ibitabo byinshi byagiye byandikwa, hari ubushakashatsi bwinshi bwagiye bubikoraho bwerekana ko Abanyarwanda bikomoka ku muco wa cyami w'Abanyiginya, harimo rwose ikintu kiri muri karande cyo kubeshya. Niyo mpamvu rero nkatwe kwiha iyi gahunda yo kurwanya ikinyoma, mbese tugiha intego yo kuvugisha ukuri, murumva ko ari nko kwigerezaho, ariko ntabwo ducika intege, tuzakomeza dutera imbere. Murakoze cyane rero, reka nsubize umusangiza w'amagambo ijambo hanyuma ritange nk'uko yabiteganyije. Murakoze. Murakoze bwanashatse kutugezaho umuco w'ubutaripfana. Ni iby'igikundiro kandi ni ingenzi kubimenya, ndetse bikatubamo aho turi hose ibihe byose, kuko icyo dushaka ni abataripfana nyabo, abataripfana bazajya imbere Abanyarwanda bose, tukajya mu gihugu cyatubyaye tukakiyobora muri demokarasi, ndetse kikarangwa n'ubumwe n'amahoro ibihe bidashira. Murakoze cyane. Hakurikiyeho ijambo rya Perezidante w'ishyaka Ishema. Ijambo ni ryawe, madamu. Murakoze muvandimwe Virginie, murakoze bavandimwe abahagarariye abataripfana turi kumwe hano, murakoze abari kutwumva, murakoze abazatwumva nyuma. Ndagira ngo mfate kano kanya nshimire Abanyarwanda muri rusange, cyane cyane Abanyarwanda
batahwemye kudushyigikira, abanyarwanda batahwemye kuduha ari nabo mu by'ukuri twatumye tujya hamwe. Urukundo rwabo rero ruradufasha cyane mu mikorere yacu ya buri munsi. Uyu munsi rero banyarwanda duteraniye hamwe mu kwibuka mu kuzirikana imyaka 13 ishyaka Ishema rimaze rishinzwe, no kwibuka ingufu zashyizwe hamwe kugira ngo iri shyaka rishobore kuvuka. Abanyarwanda batandukanye bafite amateka atandukanye bahuriye hamwe i Paris mu Bufaransa mu mwaka w'2013, bashyira hamwe ingufu zabo n'ibitekerezo byabo, biyemeza gushinga ishyaka Ishema ry'u Rwanda mu rwego rwo guha umunyarwanda ijwi, no kwimakaza imikorere politike y'inzira y'amahoro, politike yo gukemura ibibazo binyuze mu biganiro, binyuze mu kumvikana, binyuze mu bwubahane. Uyu munsi rero turazirikana ingufu zashyizweho, ubwitange bw'abataripfana batandukanye ku isi yose, ihozaho ryabo amanywa n'ijoro mu gukangurira abanyarwanda umuco wa demokarasi, ko umuco wa demokarasi ugomba kubaho, umuco ugomba kuba mu mibereho yacu ya buri munsi, mu buryo twishyira hamwe, duhuza ibitekerezo, mu buryo dutekereza ku bibazo, ndetse cyane cyane no mu buryo dushakira ibisubizo ibibazo byugarije abanyarwanda. Ni iby'agaciro rero ku bataripfana bose batigeze basinzira muri iyi myaka 13 batekereza ku banyarwanda n'ibibazo bibugarije, kandi bakurikiranira hafi na hafi ibibazo, imitegekere mibi ya FPR Inkotanyi, ibyemezo byabo bidashyira imbere umuturage cyane cyane, ariko bakareba n'ingaruka ibyo byemezo, izo ngaruka mbi zigira ku ibyo byemezo bigira ku banyarwanda, ari nako bagerageza gutanga ibisubizo kuri ibyo bibazo. Ishyaka Ishema rero bagenzi banjye barivuzeho, bavuze amateka, cyane cyane amateka ya demokarasi, kuko ni amwe mu yatumye dushinga ishyaka Ishema. Bavuga mu mateka y'ishyaka Ishema, mu bibazo twahuye nabyo, mu bisubizo twagiye tubibona, no amajoro twaraye, ndetse tukaba tukiri hano, tukiri babandi, tutaracitse intege. Ni iby'agaciro rero, ni ibyo gushimirwa. Ni urugendo rwabaye urugendo runini cyane, rurerure cyane, urugendo twizemo byinshi, twizemo uburyo abantu bashyira hamwe bakagira icyo bageraho, twizemo uburyo ari ngombwa gushyira imbere inyungu rusange z'abanyarwanda aho gushyira imbere inyungu bwite, twizemo uko twayobora abanyagihugu nk'imyumvire itandukanye n'iya FPR. Twabonye ibibi FPR ikorera abanyarwanda, twiga uburyo ibyo bibi ari bigira ingaruka ku munyarwanda aho ari hose, no kuri FPR ubwayo, kandi tubishakira n'inzira twabikemuramo binyuze mu mahoro, kuko twebwe turi ishyaka rigendera kuri demokarasi, rigendera ku bisubizo by'amahoro, kuko ari byo twumva ari byo bisubizo birambye. Natorewe kuyobora iri shyaka Ishema ry'u Rwanda hashize imyaka irenga 8. Uwo munsi natorewe kuyobora ishyaka Ishema ry'u Rwanda, njyewe na bagenzi banjye benshi batandukanye, bamwe bari hano n'abandi bari kure, twihaye intego yo gukangurira umunyarwanda uburenganzira bwe n'ingufu ze. Twihaye intego yo gukangurira umunyarwanda
uruhare rwe mu kubaka ejo heza hazaza h'umunyarwanda hashingiye ku mahoro, hashingiye no ku nyungu rusange za buri munyarwanda wese aho ava akagera. Ni muri urwo rwego rero abataripfana dukomeje kurwana inkundura amanywa n'ijoro, dukangurira abanyarwanda kumenya uburenganzira bwabo ndetse no kwamagana abababuza, ari nako dufata umwanya tugaha agaciro bagenzi bacu nk'uko twagiye tubivuga, bitanga kugira ngo bagire icyo baramira muri ubu butegetsi bw'igitugu bwa FPR Inkotanyi. Murabizi ko ishyaka ryacu ryavukiye hanze y'imbibi z'u Rwanda kubera izo mpamvu z'imiyoborere mibi ya FPR Inkotanyi itemera itemera guha urubuga rwa politike mu bantu ndetse n'urubuga rwa politike n'abantu bafite imitekerereze itandukanye n'iyayo. Kuri izo mpamvu rero ntabwo kuba twaravukiye nyuma y'imbibi z'u Rwanda ntabwo bivuga ko tuza gutanga umusanzu wacu, nubwo bwose utawutanga mu buryo twagombye tubyifuzaho. Ntibitubuza kuba iruhande rw'abaturage, ntibitubuza gucyaha kandi no kwibutsa FPR Inkotanyi ko igihugu atari akarima k'abantu bamwe, igihugu atari umurage w'abantu bakeya, ahubwo igihugu ari icy'abanyarwanda bose. Ari nako dukangurira abanyarwanda gukomeza kurwana inkundura, baharanira impinduka mu mahoro, impinduka zishyira mu gaciro kandi zigashyira imbere buri munyarwanda wese mu budasabwe. Ni muri urwo rwego rero abanyarwanda abataripfana bo mu ishyaka Ishema ry'u Rwanda duhagaze bwuma kandi twiteguye kubajya imbere, kubaka u Rwanda rushya, u Rwanda rushyira imbere inyungu rusange z'abanyarwanda, kuko dusanga ko iyo ushyize inyungu rusange rw'abanyarwanda nibwo uba wubaka amahoro, nibwo uba wubaka uburumbuke kuri buri munyarwanda wese, kandi nk'uko izina ry'ishyaka Ishema ribivuga, aribwo uba uri kubaka ishema rya buri munyarwanda. Banyarwandakazi rero ndabashimiye kuba mwashoboye kubana natwe mu rwego rwo kwizihiza uyu munsi mukuru wa demokarasi, akaba n'umunsi mukuru w'isabukuru y'ishyaka Ishema ry'u Rwanda, aho twibuka icyo demokarasi ari cyo, aho twibuka akamaro ko kubaka igihugu cyubakiye kuri demokarasi, cyubakiye ku nyungu rusange z'abanyarwanda, za buri munyagihugu, aho dushishikariza buri munyarwanda wese kutareba inyungu ze gusa, ahubwo akareba inyungu rusange mu rwego rwo kubaka ejo hazaza buri munyarwanda. Dukomeje kurwana inkundura kugira ngo habeho impinduka yubaka igihugu buri munyarwanda wese yibonamo. Dukomeje guharanira ko buri munyarwanda yagira uruvugiro, dukomeje guharanira ko buri munyarwanda yarengerwa n'amategeko, dukomeje guharanira ko twazayobora igihugu, kandi tubijeje ko tuzakiyobora mu bwubahane, mu bwumvikane, mu gutega amatwi nk'uko twagiye tubikora muri iyi myaka 13. Ntabwo tuzahwema gukomeza urwo rugamba, tuzakomeza duharanire yuko habaho u Rwanda twese twibonamo, u Rwanda rwubaka umunyarwanda w'ejo hazaza ujyanye n'ibihe turimo, ibihe by'ibihumbi 2026, ibihe by'ubwisanzure, ibihe byo gusangira imyumvire, ibihe byo gushyira hamwe, ibihe byo guhuza ibitekerezo mu rwego rwo kubaka igihugu gikomeye kandi kidahungabanywa n'icyo ari cyo cyose. Murakoze, mugire amahoro y'Imana. Murakoze cyane Madamu Presidenti, Madamu
Nadine Claire Kansinge kutugezaho ijambo nyamukuru ry'uyu munsi. Hakurikiyeho rero umwanya w'ibibazo n'ibitekerezo abantu bafite batubaza cyangwa bakatwungura ibitekerezo. Urubuga rero ubu rurafunguwe, ariko hari abantu babajije ibibazo, ubwo twafata aka kanya ko kugira ngo tugende tubisubiza, ndetse n'abafite ibindi bibazo bakwandika cyangwa bakwandika twajya tubisoma hanyuma tukabisubiza. Murakoze cyane. Shaste na Celestin badufasha, hari ibibazo byagiye bibazwa tukabisubiza, ndetse wenda n'abandi barabaza ibindi bibazo tukagenda tubinyuramo. ngira ngo Celestin watunyuriramo niba washije kunyuzamo amaso ibitekerezo wenda n'ibibazo kuri mute. Murakoze. Ni abantu urebye babiri babajije. Hari uwitwa Momo arabaza niba hari ishema ya kabiri, ishema rya Ndahayo n'ishema rya Nadine. Nadine cyangwa Shaste barashaka kubaza icyo niba hari ishema nimero 2. Hari n'abandi bantu bivuga ko hano kuba bakora abatari pana, ndagira nyine ngo babwire ko bashobora kutwegera bakatwisunga. Muri make ibibazo byabajijwe cyangwa se ndi kubona byagiye binyuramo aha ngaha, ni ikibazo kibanda ku niba turi ishema zingahe, nicyo babasubizaho, ukabwira n'abashaka kuba abatari pfana ko batwegera, n'abandi bifuza ko twakora amakoalisiyo kugira ngo tugere aho duteza imbere amashyaka cyangwa se impuzamashyaka. Ibyo nabonye urebye bigize biri gucana ku rubuga. Madamu Presidente ngira ngo murakoze cyane dushime n'ababashije ibyo bibazo, kandi dushishikariza n'abandi, turacyafite akanya twageneye ibibazo ku bijyanye n'ikibazo cy'ishema rimwe, ishema kabiri. Ishyaka ryitwa Ishema ry'u Rwanda. Ni ishema ry'u Rwanda, ntabwo ari ishema rya Nadine, ntabwo ari ishema ry'uwo ari we wese, ni ishema ry'u Rwanda. Nibaza ko hatariho amashema. U Rwanda ni rumwe, ishema ry'u Rwanda ni rimwe. Murakoze. Ikindi cyaba cyabajijwe ku bijyanye n'abayoboke b'ishyaka n'abashaka kuyoboka b'abatari pana, ni karibu mu ishyaka Ishema. Dufite mu minsi iri imbere ibikorwa binyuranye by'ubukangurambaga byo kugira ngo dukangurire abantu kutugana. Ni akazi gakomeye kuko hariho etape zinyuranye zo kugira ngo abantu, ntabwo biba byoroshye burya gushinga gukorana hamwe. Imikoranire burya y'ishyaka nabyo ni bimwe mu bintu byinshi cyane twize muri iyi myaka 13. Ni ibintu bigoye kwiga gukorana n'abandi no kwiga kuganira mu bwubahane, mu bitekerezo, muhana ibitekerezo. Ni umuco mwiza tugerageza gukomeza gukurikiza. Ntabwo ari ibintu bisanzwe cyane mu Banyarwanda, ariko ntabwo ari ukuvuga ko bidashoboka. Turashishikariza buri wese rwose wumva yatanga umusanzu we mu byo twabanyuriyemo byo kubaka igihugu kigendera mu bwumvikane, mu gukemura ibibazo mu bwumvikane, no gushyira hamwe ibitekerezo binyuranye kugira ngo twubake inkingi ikomeye y'u Rwanda. Abo bose biyumva muri iyo ntumbero, ni karibu muze tuganire, twicare, dushyire hamwe ingufu zacu, dushyire hamwe ibitekerezo byacu, kuko nyine nk'uko twatangiye tuvuga, 8 uganira uruta 8 urasana. Murakoze. Hari undi wifuje kubaza niba mu mategeko y'ishyaka Ishema uyobora agira manda. Mu mategeko yacu ese haba harimo manda? Ndibaza ari ikibazo cya Maître Vena.
arakoze cyane uwo nguwo ubajije icyo kibazo kuko niho ibintu biba bishingiye. Hariho abantu baririmba koko bati turashaka inzira ya demokarasi, ariko wasoma amategeko yabo ugasanga ibyo bintu ntibirimo, cyangwa se manda yarangira mukabikuramo kugira ngo umuntu yikomereze. FPR byarayinaniye, murabizi. Ibintu ikora ni perezida ntajya ahinduka, bahindura izindi nzego. Uburyo ushaka gutera imboni yakwigira ku ishyaka rya FPR uko rikora, agahita avuga ati niba byabananiye mu ishyaka ntimwabishobora no ku gihugu. Ushaka kureba inzira nziza yareba CNDD-FDD, ukareba ukuntu igenda ihinduranya abayobozi, kabone n'uri hayoboye igihugu aratsindwa hagatorwa undi akamusimbura. Mu ishyaka Ishema rero simvuze ko ari aho yenda twigiye, ariko hombi haradufashije kugira ngo duteganye ibitaraza, aribwo twahiteganyaga ko habaho manda ebyiri, kandi uwayoboye uwatorewe izo manda adashobora gutorerwa kongera gutorerwa iya gatatu. Ndetse kugeza ubu n'umuco wacu, kuko twabashije kubikora mu mashyaka yandi yaba ariho, natwe turi mu mashyaka ahindura abarideri mu myanya iyo ari yo yose. zamura ijwi Vena, ntabwo ndi kukumva, ndategeka ko n'abadukurikiye nabo batakumva. Urakoze cyane kumpa kubimbwira. Navugaga nti mu mategeko yacu icyo kintu kirateganijwe. Umuntu ahabwa, umurideri utorewe umwanya uwo ari wese ahabwa manda, ndetse tukavuga ko adashobora kurenza manda ebyiri kuri uwo mwanya zikurikirana. Navugaga ko ari ibintu twize tugendeye ku by'andi mashyaka yiyemeje kwimika igitugu, tugashaka uburyo bwo kubikosora. Natanze urugero rwa RPF ko itajya ihindura burya umurideri w'ishyaka ryayo, wagira ngo niwe wavukanye imbuto yo kuriyobora. Ntanga urundi rugero rwiza rwa CNDD-FDD ko n'uyobora igihugu aratsindwa hagatorwa undi kandi agifite ububasha bwo kuyobora igihugu. Bishaka kuvuga ko kubaka demokarasi ni ubushake kuruta uko byaba amategeko, kuko n'itegeko hari abarangiza izo manda bakarihindura bigakunda. Dufite urugero hariya iwacu uwitwa Paul Kagame, urangiza manda ze yahabwaga n'itegeko nshinga akarihindura akiyongeza indi. Twebwe rero nk'ishyaka Ishema natsindagiraga ko bitari mu mategeko gusa, bitangiye no kuba umuco, kuko kugeza ubu tumaze kugira ibyiciro bibiri by'abantu. Ndavuga manda ya mbere imyaka 5, iya kabiri ni 3, iya kabiri ni iya gatatu. Izo rero twagiye dutora buri gihe, ariko ko nshaka gutsindagira gakomeye, ibi ngibi twabyiyemeje kugira ngo bitujye mu muco no mu burere bwacu, tubyitoze, dukore ikipe y'abantu bemera koko iyo migenzereze, kugira ngo nitubone n'uburyo bwo kuyobora igihugu hatazagira umuntu uziyitiranya n'umwanya bamuhaye. Tutangire tubimenyere, ndetse akarusho tumenye n'ushoboye uriya mwanya n'ushoboye uriya, tumenye uko ni nk'umukino w'umupira. Ubundi iyo musimburana mwihaye uwo mwitozo, mumenye ubasha gukina kuri uriya mwanya neza, bityo mukaba mwamushyira imbere bitewe n'ibibazo igihugu gifite, n'ubasha gukina kuri uriya wundi bitewe n'ibibazo igihugu gifite, cyangwa se muzaba murimo icyo gihe, kuko mwihaye igihe cyo gusimburana, mumenye ububasha bwanyu n'ubushobozi kuri buri umwe wese wagiye uyobora uwo mwanya.
mu ishyaka ishema rero twarabikoze, biranditse kandi turabikurikiza. Arakoze cyane. Hari undi witwa Emmanuel Maraviki arafite ikibazo kigira kiti ikibazo cyanjye muteganya kuzahura na Thomas Nahimana dore ko mwese mbona mutekereza neza, please muzahure muhuze. Sinzi niba ari ikibazo niba ari n'icyifuzo, ubwo mwagira icyo mubimubwiraho. Murakoze. ndumva harimo icyifuzo n'inama wenda ari kutugira. Nta gihe tutavuze ko politike nta mwanzi uhoraho ndetse ko atari n'umwanzi. Hari ibyo tutagiye twumvikanaho ariko ntibivuze ko nk'abantu bitegura kuyobora igihugu hari inzira zose ziba zifunguye. Niba tuvuze ko duharanira ko hakubaka u Rwanda buri wese yibonamo, nta mpamvu n'imwe ko ibyo bitashoboka biramutse bibaye ngombwa. Inyungu za rusange nicyo kintu cya mbere gishishikaje abataripfana bo mu ishyaka ishema ry'u Rwanda. Umuntu wese uzumva bimukoze ku mutima ni karibu aze dufatanye, yinjire mu muryango, duharanire kubaka ishema ry'igihugu cyacu. Ndumva ari icyo nasubiza. Sinzi niba hari ikindi bagenzi banjye babyumvaho, ariko nibaza ko muri rusange aho ngaho kenshi tuhumvikanaho ko ikituraje inshinga ni inyungu rusange z'abanyarwanda. Hano buri wese afite ukuntu abayeho, ariko twahagurutse kubera ko tubona ko mu Rwanda abanyarwanda bafite ikibazo gikomeye, ikibazo kiterwa n'ubutegetsi buriho ubu ngubu, bwubakiye ku macakubiri, gucamo abanyarwanda ibice mu buryo bwo kugira ngo rubone uko rwikubira ibyiza byose by'igihugu. Ari naho twavanye iyo ntumbero y'isaranganya. Rero ntago nibaza ko izo uko ikintu cyose kijya muri uwo mujyo ni karibu mu ishema ry'u Rwanda. Murakoze. Murakoze Presidente. Ishatse hari icyo wongeraho? Murakoze cyane kumpa ijambo umusangiza w'amajambo. Hari ntabwo ari ngira icyo nongeraho ku cyo Presidente avuze, ahubwo nuko nanyujije amaso muri chat none mbona ibitekerezo bihari, nubwo bwose hatarimo ibibazo, ariko mbonye hari ibitekerezo abantu basangira bakabasha kuba bagira nyine icyo babibyazamo umusaruro. Ndabihera wenda bose ntabwo nza kubasoma nk'uko bisanzwe iyo turi mu kiganiro gisanzwe, ariko mwese ndabashimira. N'ubundi nabonye ari abantu n'ubundi basanzwe bitabira ibiganiro hano, ariko ndagira ngo mvuge ku bitekerezo byagiye bitangwa n'umuntu witwa mwarimu 70. Yatanze ibitekerezo byinshi, kandi navuga ko bishobora kugira icyo bafasha abantu, ariko abantu batabyitondeye bishobora no kubayobya, bya bindi bikayobya abantu mu by'ukuri. Aravuga ati ngo mwarimu aravuga ati umunyapolitiki agomba no kureba inyungu ze kugira ngo azanarebe n'inyungu z'abandi, naho ubundi yagwa mu nzira. Gukunda abandi nk'uko twikunda niko Imana yavuze mu ijambo ryayo. Ndetse yakomeje nanone ati umunyapolitiki utazi icyo ashaka cyangwa icyo aharanira, mbese atikunda, ntawe yageza rubanda, mbese nta nyungu yarugezaho. Ati mukomerezaho. Urakoze cyane mwarimu. Nibyo koko umuntu agomba kwikunda kugira ngo abashe no gukunda n'abandi. Utikunda se nyine yakunda abandi ati? Gusa iri jambo uramutse ubikubiye aho ngaho gusa ntugire ikindi kiwongeraho. Iyo abanyarwanda cyangwa se muri communication politique, iyo abantu bavuze kwikunda, icyo baba bashatse kuvuga ni iki? Amfete burya harimo sous-entendu, nuko ngo hari akantu baba batavuze. Iyo bavuze ko umuntu yikunda, ntago ari ibyo by'urukundo yikunda rwo kubyuka agakaraba akambara neza cyangwa se agashaka utwenda dusa neza kugira ngo ase neza.
ntabwo ari ibyo ngibyo baba bavuga iyo bavuze ngo umuntu arikunda, bavuze ko umuntu ari egoyiste. Egoyiste ni ukuvuga ngo amfete uburyo yikunda cyane kurusha abandi bose. Ahangaha rero umunyapolitiki nyawe aramutse afite aka kageso ko kuvuga ngo arikunda akabaza kwirebaho ubwe wenyine, nta nubwo yakora politiki, ngo ntabwo yakora politiki, kuko politiki ni ukureba ibibazo biri muri sosiyete ugashaka kubikemura. Kandi twamaze kubona yuko hari ikibazo cy'uko byonyine no kuvuga ngo urahaguruka uvuge icyo abandi batinya kuvuga, ubwabyo bigukururira akaga, ushobora kubipfira. Niyo mpamvu umunyapolitiki nyawe ibyo ntabitekereza, aremera akitanga, kabone n'ubwo yapfa. Ingabire Victoire yagize atya akavuga ati ndi mu gihugu ndemera mvuge Barinyahe, mvuge ibibazo bya Barinyahe kandi asineza ko ashobora kubizira. Yaza kuba yikura nk'uko uri kubivuga ahangaha, yavuga ati reka nisheshekere batamfunga. Undi munyapolitiki nawe yateze ati none se nimbivuga umugani bakanyica, reka nikunde kugira ngo nzagirire akamaro abantu, nuko ngomba kubagirira akamaro ndiho. Urumva itandukaniraho riri, harimo kwikunda wirebaho nyine kuvuga uti none se ko ndi umunyapolitiki kandi kugira ngo nzagirire akamaro abantu ngomba kubanza kuba ndiho, noneho reka nicecekere kugira ngo mbe ndiho, bityo nimba ndiho nzabagirira akamaro. Kandi nyamara abene gihugu bakeneye ko uhaguruka ukabarwanira ishyaka ndetse mugafatanya kurwana kugira ngo aho heza uzahagere, ariko biturutse ku bandi. Birumvikana ko ni amahitamo y'imitekerereze. Hari abahitamo bati njyewe reka nceceke buriya nigire mu mwobo, ibintu nibimara kugenda neza mfite umushinga wa politiki nzapropose abantu, niharamuka habonetse urubuga rwa politiki njyewe hari ibintu nzavuga. Ariko hari abandi bavuga bati nubwo urubuga rugifunze, nubwo bose dushobora kubizira, bagahaguruka ati twe turi abataripfa dushaka tubizire, ariko tuzabivuga mpaka. Urumva rero biratandukanye, ni uburyo bubiri bwo kugira. Ntabwo umunyapolitiki n'ubwo bose kwikunda ntago ari ukwikunda ibyo kuvuga ngo nungwa ararya ngo hanyuma no, ntago ari ibyo ngibyo ibyibanze nyine bikenewe bya muntu. Umunyapolitiki akeneweho ni ukurenza ibyo ngibyo, ni ukutekereza inyungu z'abandi cyane cyane, ni ukutekereza uburyo ki yabona ibisubizo kabone n'ubwo yabizira. Twe niho abataripfana abanyarwanda babashyize ngo hari wawundi tuvuye ngo babafashe uruhu rw'inka bakubita mu maso baranabapfuka ku munwa kugira ngo batazavuga. Twe rero tureka tuvuge, bitaba ibyo twakwicarira natwe tukagera tukicecekera, noneho bakajya babaniga ntitugire icyo tuvuga, dutegereje ko ibintu nibigenda neza tuzasohoka mu myobo tukazana umushinga wa politiki, tutidore burya twari tubafite umushinga wa politiki. Umunyapolitiki wowe uri kuvuga nibyo ngira ngo abantu batahanga bitaza kubayobya. Umunyapolitiki n'uwamureba inyungu ze nyine akaba ati inyungu zanjye nuko mugomba kuba ndiho, kandi kugira ngo mbe ndiho nuko ntagomba kwiteranya na FPR. Ugaceceka FPR ikamara abantu wazarangiza ukazamuka uti burya murabona ko mpara, ariko kubera ko nyine warikunze utekereza ko mu kwikunda kwawe bizatuma uramba, hanyuma waramba ukabona gutanga ibisubizo. Ntabwo umunyapolitiki rero akenewe iki ibisubizo byabonetse, ahubwo akenewe mu gushaka ibisubizo. Ni naho bitandukanira nyine umunyapolitiki, si ukuvuga ko aba yiyanze, ahubwo gukunda abandi niko kwikunda kwe. Urukundo rw'umunyapolitiki rugaragarira mu bikorwa ashyira muri rusange, noneho rukamugarukira, ntabwo ari renverse. Murakoze. Yego, murakoze Chaste. Valence, nawe hari icyo ushaka kuvuga? Uri kuri mute. nshaka kugira icyo mvuga kuri uwo mwarimu wanditse ari kuvuga nyine ko ngo umunyapolitiki agomba kwikunda. Nibutsa impirimbanyi zafashije igihugu cyacu kugera kuri demokarasi twizihiza uyu munsi. Hari ba Gitera, hari ba Munyangaje, hari abantu benshi bakuze ko bashoboye babica mu mpaka, bambonye umutwe batikunze, mu by'ukuri batekereje nyine mbere na mbere gukiza abanyarwanda kugira ngo twigobotere ingoyi ya gihake tuve no ku bukoloni. Ariko mbere na mbere wenda babona ko gihake ari hari tukandamije abanyarwanda cyane, bakora uko bashoboye barayamagana. Muribuka imvugo yavuze ngo wikwica Gitera ngo ahubwo ica ikibimutera. Gitera yavugaga cyabona cy'ikibazo akavuga ati tukurengana, abantu batari ari kurwanya umwami, ati abagera umwami bati nyamara muntu ibyo ari kubwira wenda ubyitayeho byakemura igihugu ibibazo igihugu gifite. Abo muntu rero kutubwira nyine nk'uko Shasta abikoze neza abisobanuye, uwo muntu ushaka kutubwira ko abanyapolitiki ngo bagomba mbere na mbere kwikunda kugira ngo babashe gukunda abandi nk'uko bikunda,
Shaste numva bisobanuye neza, icy'ingenzi ni ukureba inyungu za rubanda, uburyo uzishize imbere, uburyo uri kuziharanira, noneho muri uko kuziharanira nyine abo ngabo kugira bakabyumva. Rwose ni ako kantu nashaka gusubiramo ngo dufate urugero kuri ziriya mpirimbanyi zatugejeje kuri demokarasi. Murakoze. Yego murakoze mwana Valensi. Celestin, haba hari ikindi kibazo gihari abantu babajije cyangwa ibitekerezo batanze? Ikibazo mbona kiri hano ni umuntu wanditse abaza ngo mukomere aba demokarate bataripfana, mwiteguye muti amatora muri 2029? Ese twebwe nk'abarwanashyaka turasabwa iki? Icyo kibazo mbona kiri hano. Yego Yeah. murakoze. Yego madamu perezidante cyangwa visi perezidante mwagisubiza icyo ngicyo. Urakoze cyane. Twiteguye ko amatora yaba mbere y'ayo ngayo. Twiteguye ko mu bihe bidatinze twaba turi mu gihugu aho urubuga rwaba rufunguye, abantu bagakora politike mu gihugu cyabo, bagatanga ibitekerezo byabo, abanyarwanda bakihitiramo. Nicyo kintu cya mbere twifuza, tuzakomeza guharanira aya magingo aya. Twiteguye ko tuzaba turiyo mbere y'iyo mwaka, niko nabisubiza, kandi abanyarwanda bose badukunda bakomeze batwihate, natwe tubasobanurire imibi n'imigambi yacu. Twebwe turashaka kuba abanyapolitike bazibukwa kubera guharanira impinduka nziza ku banyarwanda bose. Ntabwo dushaka kuba abanyapolitike bazibukwa kuko bikunze cyane mu gukora politiki. Nta byo kwikunda birimo. Nta muntu wagombye kwiyanga ubundi, kandi ni kwikunda ntabwo, urubuga rwo kwikunda ntabwo ruri muri ari politike. Ntabwo bivuze ko hatari ababikora gutyo, ariko sicyo cyazanye, sicyo kirazishinga abataripfana, kuko abikunda benshi bari mu gihugu, abikunda benshi bari mu bindi. Urubuga dukiramo ntabwo ari urubuga rworoshye, ni urubuga rusaba ubwitange bukomeye. Nahoze mvuga ko tumaze imyaka 13, muhora mutubona hirya no hino twitanga, twideplasa, tugira ibyo byose bikorwa n'ubukoranabushake, kubera ko dufite ikintu kituraza inshinga, ikintu kituraza inshinga, kitari uko turi burye, uko turi buryame, kitari uko imiryango yacu imeze, imiryango itwegereye cyangwa imiryango ya kure. Ikintu kireba abanyarwanda twese. Twebwe dushyize imbere inyungu z'abanyarwanda twese, dushyize imbere u Rwanda rwiza, u Rwanda rutubereye, abanyarwanda bose biyumvamo, u Rwanda buri wese avuga ibyo atekereza, bigafatwa nko gutanga umusanzu, byaba byiza cyangwa bibi. Byaba ari bibi agakosorwa, ariko bigakorwa mu nzira z'amahoro, z'ubwubahane, kandi hashyizwe imbere gukunda igihugu no gushyira hamwe kugira ngo tugire ingufu nyinshi nk'abanyagihugu. Ngayo nguko nasubiza. Yego murakoze madamu perezidante. Yego Celestin, hari ikindi Ndabona nta kibazo? kindi gitekerezo gihari, nta n'ikindi kibazo gihari. aho hari Usibye icyo nyine bari nifuza gushima, bari kudutera bari kuvuga ati kuraje, akaba ko tugomba gukomeza umugambi dufite, tukajya imbere nta gusubira inyuma, ko bari inyuma bari kumwe natwe. Wala nibyo ndi kujya mbona hano. Ubundi urebye ibibazo n'ibitekerezo bisa naho byashize. Cyane bwana Celestin. Maître Venant, hari icyo kongeraho washakaga kongeraho? ni akantu gato, ni ukwibutsa ko ishyaka Ishema rivuka ku munsi wa mbere twari tugamije kurijyana mu gihugu kuri gakondo yacu, kandi koko niyo porosedire twagiyemo kuva twatangira kugeza uyu munsi. Ntabwo rero ikibazo buriya ari amatora, kuko ayo ntabwo tuyatinya, ahubwo twebwe dufite uburambe mu kugerageza iyi nzira yo kwerekeza mu Rwanda, tuzi n'ibisitaza birimo. Ahantu tugeze ubu ni uko turi gukora diporomasi, turi gutera icyumvirizo rero mu biva muri
muri diporomasi ntabwo ubyanga ubyemere, uyu munsi niko isi iteye, nubwo wenda byaba bitanshimishije ariko niko bimeze. Hari abantu bafite ubwo bubasha, bafite imbaraga gusumbya abandi. Hari ibihugu bifite imbaraga zisumba iz'ibindi bihugu. Iyo diporomasi rero nk'uko nahoze mbivuga ndetse twabitangarije n'Abanyarwanda, turayikomeje kandi Perezidante avuze ko we afite icyizere, buriya aho agikura murahumva ko twebwe tutabibona cyane ko byaba byageze aho muri 2029. Turumva ko urubuga rugomba gufungurwa mbere y'iyo tariki, tukaba ahubwo turi mu Rwanda, yaba ari amatora cyangwa se n'indi nzira bizacamo tukaba duhari, kuko twe ntabwo dutinya kuba turi muri kiriya gihugu, ahubwo twaciriwe ishyanga n'ubutegetsi bubi bwa RPF. Ubwo rero icyo turimo dukora cyose, haba muri diporomasi ndetse n'uburyo tekinike bw'ishyaka Ishema interne, ni ukugira ngo duhangane tujye mu gihugu cyacu. Bivuga ko muri 2029 si twe twabyanga, ariko icyumvirizo cy'iyo diporomasi ni uko ni mu bigarura imbere. Abibaza icyo kibazo ni mu bigarura imbere, ntabwo Abanyarwanda tujye tubagirira n'impuhwe. Twe kureba amatora ya 2029, ejo nihaza nimuyatsindwa nimukumirwa twongere tuya. Ubu turi kureba ahubwo uburyo abo Banyarwanda bagomba kuba baratabawe iyo tariki itaragera. Nicyo Perezidante yashakaga kuvuga. Twero dufite icyizere ko bizaba mbere, cyangwa icyumvirizo cya diporomasi twabona koko hari urugi cyafungura, tukaba twagikoresha tukajya mu gihugu cyacu biramutse bikunze. Murakoze, ndumva aricyo nanjye nakongeraho. Murakoze Maître Venant. ntabwo tukumva Virginie, uri kuri mute. kuri mute Virginie nawe. Sorry. Nari ndi kuvuga ngo nashimiraga Maître Venant kubwo ubwunganizi atanze, ndetse gusobanura, si ubwunganira ahubwo ni ugusobanura byumvikana kurushaho, kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa nuko babazaga ngo ese tuzajya mu matora, ko turaje inshinga atari amatora, ahubwo ari uko urubuga rwa politike rwafungurwa, twese Abanyarwanda twese tugahurira mu gihugu cyatubyaye, tugafatanya kubaka u Rwanda rwatubyaye. Ndagushimiye Maître Venant. Navugaga rero ngo niba nta kindi kibazo cyangwa ibindi bitekerezo twasangiriza abakurikiye uyu munsi udasanzwe, ndibwira ko twarangiza kwizihiza umunsi wacu tukahagarikira ahangaha. Ubwo abifuza kutugezaho ibindi bitekerezo muzi aho tubarizwa, abashaka kuba bataripfana namwe kugira ngo muze twisungane, dufite urubuga rwacu, mwajyaho mukatwandikira tukamenya twabasubiza, kandi mufite na kontakite zacu, aho mwadushakira murahazi, mwagera kuri umwe muri twebwe cyangwa se uwo mushobora kugeraho ku buryo buboroheye, hanyuma mukatubwira niba mushaka ko dufatanya urugendo rutujyana iwacu mu Rwanda rwacu rwiza. Sinzi Perezidante, ese twarangiza uyu munsi wo kwizihiza isabukuru yacu, ndavuga muri aka kanya turi kumwe, se twabisoreza ahangaha? Ndibaza ko twabisohoreza ahangaha, kandi ndabashimira mwese ababanye natwe. Nishimiye ko mwadufashije muri kino kiganiro.
nkasuhuza abataripfana mwese mwese aho muri ku isi hose, abatashoboye kuboneka kubera amasaha atandukanye n'ibindi n'ibindi. Turi kumwe ku cyumweru mu nama zisanzwe. Nkaba rero nshimira abanyarwanda bose, abatubaye hafi cyane cyane, nshimira abayoboke, nshimira ibitekerezo bitugana, nshimira n'abandi bari muri opozisiyo dukomeje gusunika icyarimwe tuvanaho ubwo butegetsi bw'i Kigali bubangamiye abanyarwanda. Intego ni imwe, intego ni ishema ry'u Rwanda, intego ni inyungu rusange z'abanyagihugu, intego ni impinduka zinyuze mu mahoro, intego ni ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Nicyo kituraje ishinga, nicyo tuzakomeza guharanira. Pourquoi intego ni imyaka 14 tukaba turi mu gihugu twisanzuye, dukikijwe na ya misozi igihumbi gakondo y'abakurambere, kandi dutanga umusanzu mu gihugu cyacu, dukikijwe na bene wacu n'imiryango yacu, n'abanyarwanda nk'abandi bose. Kandi tubyifurije n'umunyarwanda wese uwo ari we aho yaba ari hose ku isi, abantu ari impunzi byarangira, igihugu kikaba nyabagendwa kuri buri munyarwanda. Ku banyamahanga byo biba ari bisanzwe, twese tukishyira tukizana, tukaganira, tukanegurana, ariko ntibibe ngo byango turwane. Ngo uru Rwanda twifuza, ngo uru Rwanda ruturaje inshinga, hashize imyaka 13 duhirimbana, nta kizaduhagarika. Tuzakomeza kugeza igihe impinduka zishobokeye n'izinaba, tuzakomeza dutanga umusanzu wacu mu kubaka ibyiza by'igihugu no kwirinda ko u Rwanda rwazasubira inyuma mu bibi rwavuyemo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Jane, wabonye ko Shaste yasabye ijambo? Yego, murakoze Valensi. Shaste, uri kuri mute, nimba hari icyo ushaka kuvuga mbere y'uko dusoza. nari nashatse kukivuga madamu perezidante atarasoza, nuko nari mbonye igitekerezo umuntu abantu babiri bari batanze hano, numva tutagenda tutagisomeye n'abandi batari gukurikira hano muri chat. Hari igihe abantu baba bateze nk'amatwi ariko batari kureba ibintu byandikwa. Hari igihe umuntu aba ari nko kumva yashyizemo nka ekuteri ariko atari kureba ibiri kwandikwa, ku buryo iyo ubisomye birafasha cyane. Hari umuntu wari wabazije ikibazo, Gustave Bahembera, ni ambasaderi w'iyicano, yari yavuze ngo usibye se hano kwa Bwana Gahunde Shaste, ishyaka Ishema rifite undi muyoboro waryo bwite unyuzaho ibikorwa byaryo, example YouTube. Ndagira ngo musubize ko yego, uwo murongo urahari, kandi mpise nshyiraho nariye hano muri chat kugira ngo abandi nabo abashaka nabo bajye bawukurikira. Ubu hari ibitekerezo, hariho ibiganiro bitandukanye, hariho ibiganiro tuba twajyanye na Nadine tubishyiraho nabyo, umurongo nawo urahari wa YouTube. Hanyuma hari uwitwa Karazamani ati turabashimiye cyane nyakubahwa Presidente, abarwanashyaka twese nimutugire inama cyane cyane ku mpungenge bamwe muri twe bafite, kuko nk'uko namwe mubizi izo mpungenge ntizabura. Ati imisanzu yo bite? Urakoze cyane Karazamani. Ndagira ngo rero wareba umwe muri twebwe hano ukaba wamunyuraho kugira ngo mu biganirire mu gikari, kuko urumva ko harimo byinshi bitandukanye. Ushaka uvuga uti uretse kuri gukoresha izina ndi kubona ntaza, ariko ushobora gusanga uri n'umutaripfana nyine, birumvikana. Ariko niba ukibarije n'abandi nabo twazashaka umwanya tugategura ikiganiro gisubiza ibibazo abantu benshi baba bibaza. Nkuko mwabibonye twatangiye gahunda y'uko buri wa kane haba hari ikiganiro cya Presidente w'ishyaka Ishema, araza akanyura hano kuri channel yanjye, ariko icyo kiganiro kizakinyura no ku rubuga rw'ishyaka, kugira ngo nyine abantu abafite ibibazo cyangwa se ibitekerezo nabo babitange, turusheho kwegerana n'abarwanashyaka cyangwa se n'abataripfana muri rusange. Hanyuma hari igitekerezo kindi cya Innocence Gahutu, reka musuhuze cyane mon general. Aravuze ati imyaka 13 ni myinshi,
ati igihugu cyacu cyashimuswe n'abantu bakoresheje ingufu ngo bafate ubutegetsi bakaba bakiyoboye ku ngufu. Murumva ijambo rizaba rihagije kudusubiza iwacu? ngira ngo niba hari ushaka kugira icyo kivuga yagira icyo kivugaho, ariko nabonaga ari igitekerezo tutareka ngo kigende gutyo gusa. Abandi bo bashimiye Brigitte, tuyishime ati murakoze cyane, mukomeze mushake ingamba zo kuducyura. Murakoze cyane, ariko buri wese nyine urwo rugamba arutumiwemo. Madamu Nadine, ubwo noneho nakongera nkagusubiza ijambo gasoza nk'uko n'ubundi wari wabitangiye. Ijambo ni ryawe. Murakoze cyane, kandi ni byiza kuba utugariye ku rubuga rwo kuganira n'abari batwandikiye tutashoboye kubona. Nibaza ko byinshi twabivuze. Mu general uvuze uti murabona bizaba bihagije. Twebwe twisunga inzira y'amahoro ko twumva ariyo nkuru. Inzira y'amahoro, inzira zose yanyuramo ariko ntimena amaraso. Ngo burya ngo sinzi abatubwira ngo umujenerali mwiza n'utsinda intambara hapfuye abantu bake bashoboka. Turabona ibintu bizakunda. Ndizera ntashidikanya ko n'ubundi impinduka zabaye mu mwaka w'ibihumbi 1994 ntabwo ari uko hari harabuze amaboko, twari abana ariko twari duhari, ahubwo habayeho ibijyanye n'ubugambane mpuzamahanga, habaho ibijyanye na diplomasi na geopolitike, nibyo byatumye izo mpinduka ziba. Ntabwo rero ari amaboko yabuze, ntabwo ari amaboko y'abana b'u Rwanda yababuze mu guharanira imbibi z'igihugu, mu kurwanya imbibi z'igihugu no kurengera abaturage, ahubwo habayeho ibintu by'akagambane. Nizeye ntashidikanya ko ako kagambane kazashyirwaho iherezo, igihe cyose ukuri kuzashyirwa imbere, abantu bagashyira hamwe bakanga, kuko nta ntwaro n'imwe ibaho ku isi, niko mbyemera, iruta umuturage, ijwi ry'umuturage. Niko bakunda abanyarwanda bacaga umugani ngo urugiye kera ruhinyuza intwari. Uretse wenda muri Afurika nitwe abanyarwanda nitwe tutaramenya iryo banga ry'uko umuturage burya aruta intwari iyo ariyo yose ubukana. Abaturage bishyize hamwe nta kintu na kimwe gishobora kubatsinda. Nicyo kituraje ishinga, kandi twibaza ko impinduka zubakiye kuri iyo myumvire yo kumenya uburenganzira bwawe n'ingufu zawe nizo mpinduka zonyine zishobora kuramba, zidashobora kuzongera kuzegejwa wenda n'abavuye kantarange bashyizeho ingufu n'amanyanga, ahubwo umunyarwanda azahora ari akingiye ibyo byorezo byose, igihe cyose azabikubita imboni bigasubira iyo byavuye. Ngizi impinduka dushaka, ntabwo twabuze amaboko, ahubwo twaragambaniwe. Nibaza ko nta kintu nakongeraho. Mbifurije ibihe byiza, mbifurije ubutaripfana, mbifurije kumenya uburenganzira bwacu no gushyira hamwe, tukubaka u Rwanda dusa natwe, u Rwanda twisangamo, tukisubiza uburenganzira twambuwe na FPR Inkotanyi. Murakoze cyane. Umunsi mukuru mwiza wa demokarasi kuri twese. Wakagira Imana.
murakoze cyane mwese ikiganiro kwizihiza isabukuru yacu
birangiriye ahangaha. Murakoze cyane. isabukuru nziza, umugoroba mwiza, umwaka mwiza, nawe utaha. umunsi mwiza wa demokarasi ya Konifa twe twawinjiyemo nje na Vena ndakeka Mm. sibyo Venane nibyo bo sawa urakoze shasi mukomere